Jene bya Ruboneka bambwira yuko mu byukuri Ruboneka gifite amasezerano n'ikipe ya APR y'umwaka umwe. Mu gihe rero usibye naza mu ikipe yose yabitanga offre ifatika kuri APR barekura umukinnyi batajya ngo bagorana kubijyanye no kumana abakinnyi kandi ingero zirahari cyane abakinnyi bagiye bava muri APR ikipe yaje kabagura ngo mu gihe Ruboneka rwose azamu yabimwifuza nkuko bivugwa ikaza gukomanga kuri APR ikagura amasezerano y'umwaka umwe ngo Ruboneka bazamurekura kuko Ruboneka akubyibuka neza cyagiye bongera amasezerano na Bajabel yari yasinye imyaka 4 mu myaka 4 amaze gukoramo imyaka 3 birumvikana ko asigaje umwaka umwe hari abantu babyibeshyaga ko wenda yaba yarasoje amasezerano ariko aracyafite umwaka umwe akinira ikipe ya APR ubwo nyine igihe umukinnyi gifite amasezerano bitaruke n'ibya Keve uri free agent umukinnyi ufite amasezerano ikipe igomba kuvugana n'indi cyangwa se abo ba agent ku cyane ko rwose ubwo APR kinaga na Musanze muri Stade Amahoro hari umu agent ujushakira abakinnyi ikipe ya Azam warimo rwose yaje kureba Ruboneka ndetse baranavuganye ambaka ikipe ya Azam mwifuza ndetse na Azam nayo yabwiye umu agent ko icyo yakora cyose ariko Ruboneka akaba atarenza miliyoni 200 z'amashiringi muri Azam gose Azam yiteguye ko yayishyura ubwo nyine biraterwa n'ibiganiro uyu mu agent yaza kugira n'ikipe ya APR bakareba niba ayo mafaranga wenda byakunda ko bayatanga nekereza ko miliyoni 200 z'amashiringi ni hafi nka miliyoni 110 z'amanyarwanda hafi aho na amafaranga menshi APR yabikoze deal nziza kurya amafaranga muri Ruboneka kiyagiye muri ikipe yo hanze akanakina umutoza ngira kumutekerezaho kuba yamubanzaho kubera ko local yakina mu rugo harugo bituma nyine n'umutoza yanamwicaza kandi wenda n'umukinnyi wanafasha rero Ruboneka agiye muri Azam yaba ari upgrade yaba ari upgrade ubwo nabyo nuko zabirebera hamwe rero amakuru yacyaza ari menshi cyane tukazagenda tubiganiro hanyuma twerekeze muri Rayon Sport rero Rayon Sport ngo bimeze gute Rayon Sport nayo ni imwe mu makipe rwose afite gahunda zikomeye cyane zo kwiyubaka ariko ikiyubaka itekereza ko izakira imikino ya CAF Confederations Cup bangomba kuzana abakinnyi mu by'ukuri yamaze kubona ko ari abakinnyi bo kuza bahita bakina kuko muri imyaka yarishize ubona ko Rayon Sport izana abakinnyi rimwe na rimwe itana barebye neza ugasanga barahageze bamwe bafite imvune abandi ntabwo bari ku rwego rwiza niyo mpamvu ngubu recruitment mu ikipe ya Rayon Sport igiye gukora igomba gushingira cyane ku bakinnyi yiboneye wenda barimo abakina imbere muri championnat ndetse n'abakina hanze ngira ngo Rugangura Rayon Sport harimo umuntu wabwiye ati Rayon Sport kuva yabaho yagira aho yagiye yitwara neza burya itunga abakinnyi bava mu gihugu cy'u Burundi avuga ati twatunze ba Chabarara dutunga ba Kareb dutunga ba Piero dutunga n'abandi bakinnyi benshi b'abarundi bagiye badufasha ati ikipe ya Rayon Sport mwakushize bajire uri mwengo mwakushize onaga nta barundi bari barimo mu by'ukuri bo kubafasha wenda uretse nka Richard na Pasi ariko nawe utakinaga na Paple na utakinaga vuga ngo bakina abarundi babanzamo baje kubanzamo muri ikipe hanyuma urabizi ko basa naho bamaze gutandukana na Ombolenga Fitina ndetse na Serumogo Ari urumva Ombolenga we rwose barindiriye ko hari ikipe iza kumushaka ubwo bakumvikana bakagira amafaranga basigarane ko ntabwo bifuza gukomezanya nawe Serumogo we mugaragu amasezerano amasezerano yararangiye kandi ntabwo mu mibare witwa Afamia Lotfi yavuze ko ntabwo abantu bakina ngira Sire de Serumogo abakunda bakeneye abakinnyi babiri rero bakina kuri babiri dewe abakinnyi babiri bakina kuri kabiri kandi bose mu by'ukuri ari abakinnyi bamaze kwitereka bamaze kugaragaza urwego rwo hejuru umukinnyi wa mbere ku munsi w'ejo uyu musore ngiye kubabwira azaba ari Kigali kwa gatatu agane n'ikipe ya Rayon Sport kire mukoro ku masezerano yitwa Musore Prince uyu musore Prince yakiniraga ikipe ya Vitalo yo mu gihugu cy'u Burundi urumva umusore Prince rero aracyari muto kuko afite imyaka 22 urumva saison 2023 2024 n'umukinnyi ukina kuri kabiri zaze zigezweho zo kuzamuka akora amapasi ya nyuma mugaragu ibaze ko yatanze assist 6 uyu musore Prince agasinamo igitego kimwe muri iyo saison ariko ntabwo ari nziza kurusha iheruka kuko iyi dusoje yatanze assist 7 atsinda ibitego 4 mu ikipe ya Vitaro nubwo bategukanye igikombe ariko muri Vitaro yabaye ya 4 ariko Cesar yabanje Vitaro yegukanye igikombe cya champion ego urumva uyu musore Prince abantu baza kumureba ahamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Burundi nawoze ndeba amafoto arimo bakina na Senegal
nge ari na match ya Burkina Faso nge narebye gutya arimo Musore Prince kandi ikindi ngo ni Polivara ashobora kuba yakina kabiri ashobora kuba yakina gatatu ikindi gafite physique iri hejuru n'ubundi mu kipe y'igihugu burabura bukunda guhengeka cyane hari ubwo bamushyira kuri gatatu akifungira gatatu kuko bakina na Senegal rwose Sadio Mane yaramumereye nabi urumva hanyuma amaze kuza muri equipe type cyangwa se equipe ya saison kabiri kikurikiranye saison 2023-2024 iri mu ikipe ya saison niyi ngiyi dusoje yari mu ikipe ya saison imikino yose yarayikinnye abanzamo nta mvune Umusore Prince rero ikiri kugorana n'iki Ruvuyanga bye muri rero ntibibura kibigora uyu Musore Prince yigeze kuza gukora igeragezwa muri Mukura ifitwe nande na Afaham ya Lotfi buriya Lotfi Mugaragu abakinnyi bose bajya muri Mukura arabanza akabakoresha akantu kameze nka test akabareba akamwirebera kugira ngo basige kuko we akubwira ko agendera kuri filozofi ze ntabwo agendera ku kuvuga ngo waguze gusa areba umukinnyi akavuga ngo bijyanye n'imikinire yanjye kuko urabona numwe mu batoza bapurika uburyo bw'imikinire bukoresha abadefenseri batatu hanyuma aba fullback bawe bakaba bakina icyo kintu cya wingback bazamuka banagaruka so nuvuga ngo abo rero ubwo buryo bw'imikinire cyane cyane systeme nk'izo ngizo buri gihe ugomba gushaka abakinnyi bazifitingamo ari nabyo nibitwavuga guhereye kuri Manchester United witwa Ruben Amorim ariyo mpamvu abashaka abakinnyi bagenda akareba umukinnyi ese ibi bintu abifitingamo so nuvuga ngo Afame Lotfi ntabwo ari ukugura byane byo kugura gusa ahubwo ati oya uyu muntu munzanire ndabanza nyuzemo akine ndebe ko kuko urumva uwo mukinnyi nawe ntabwo abaragize igihe kinini cyo kugira ngo amureba mukurikirane uko amakipe ntatanga ubwo bushobozi kubatoza ku buryo mu ikipe ifite scouting team umutoza akabaha details z'umukinnyi bashaka ubundi ahandi ku mugabane w'uburayi ikipe izagura umukinnyi nuvuga ngo umutoza aba yarahaye scouting team ya ekipe avuga ati profile y'umukinnyi nshaka kuri uyu mwanya cyangwa ahangaha n'uburyo azajya akinamo imeze gutya mwebwe mugende mujye mumurebe mujye mukota urebe niba utuditerezi ushyiremo vi ahangaha ushyiremo agakubo hama ngiye tuzaza twicare muze iyi mibare yanyu cyangwa statistique zanyu ndebe niba yaza gufitingamo ubundi aho niko banabikora ariko hano mu ko ikipe nta scouting team bagira nta bantu bari buze kugutuma uwo mutoza we ari buze kujya gukurikirana umukinnyi cyangwa ngo aze kumenya izo statistique aravuga ati nibura reka uwo muntu mbanze nyuzemo ndebe niba ibyo mwifuzaho ubu abifitingamo ndebe urwego ndebe niba ari umuntu bizamfata ukwezi kumwe cyangwa abiri ngo abe yafitinze cyangwa abona ari umuntu bizarinira ko sezo yose atazigera fitingamo niyo mpamvu Afame Lotfi kwera uburyo bwe bw'imikinire imitekerereze iyo filozofi ye aravuga ati umukinnyi abanza anyuremo watazi arebe niba koko ari buze kuza gufitingamo rero Lotfi mukoresha test cyangwa twakita nka test ntabwo yamushimye rwose pe ariko kuri ubu ngubu wenda bijyanye n'uburyo yashaka yarazamuye urwego cyane ko rwose banamubwira bati Lotfi utanamushimye uzakinishe Obed kuko na Obed bagomba gusinyira rimwe uvuga ngo azafite amahitamo abiri hari Obed hari na n'uyu Prince Musore ubwo wenda umutoza yashima niwe azajya akinisha ariko uyu Prince Musore agomba gusinya amasezerano muri Rayon Sport y'imyaka 2 urumva ibya Obed yabaye yatangiye asa no bigarama kugira ngo amere nk'udashaka ko iyi transfer y'uwitwa umukiza Obed za kujyanze kuko urabiziko muri Mukura Obed ntarasoza amasezerano kugira ngo abanza arindire areke kwishyushya kuko avuga ati nyishyuhije ikipe ishobora kuvuga ati ariko abantu niba Rayon Sport kwiri kumushaka cyane reka amafaranga tuze kuyihanika ariko nuvuga ngo abo bakinnyi babiri umukiza Obed ndetse na Prince nibo bakinnyi umutoza ashaka ko akunda abantu bakina kuri ruhande rw'iburyo uvuga ngo one arazamuka neza azi no gutera amasantre nuvuga ngo afite cross ziri cyane kandi defense batatu nono hejuru y'ibyo rero agakuna nono umuntu ugira gute ugaruka akadefana kandi akazira mu gihe nuvuga ngo in right time akaba yagarutse mu matransition defensive aribyo rero witwa Serumogo aravuga ati wo Serumogo yes ashobora kuba mwiza mu gutera amasantre ariko mu buryo bwo kugarira ntabwo Serumogo mukunda nono wajya kwa Omborenga uretse nibazo Omborenga ari yagize avuga ati Omborenga nawe uburyo karite zo mu fullback mashaka yama cross atera yageze hariya hafi n'urubuga rw'amena cyangwa se mu cyeje gato cy'ikibuga uwitwa Omborenga afite izo rakine cyangwa se ibyo bibazo niyo mpamvu atamushaka abo no bakinnyi rero babiri babavugwa ku ikipe ya Rayon Sport bashobora kuza muri no merikato undi bari mu biganiro rwose binakomeye cyane ubwo no muri ya gahunda yo kongera abakinnyi bavi Burundi cyane wenda ko bababonye motara uyu musore we anamenyere championnat yani wacu mu Rwanda kuko akoze seze ebyiri nziza kabisa mu ikipe ya Bugesera akaba akina nko playmaker yitwa Gakwaya Leonard Gakwaya Leonard no ngo Gakwaya
ikibitiza imbaraga Rugangura asoje amasezerano mu ikipe ya Bugesera nge twavugaga buryo umukinnyi usoje atandukanye n'ufite amasezerano kuko icyo gihe mugiye kwivuganira one on one ntago hazamo ikipe Gakwaya burya ishize yatanze assist 8 muri ibi bitego 12 bya Umar Abba yatanzemo assist 8 iheruka yari yatanze assist 9 kuri Ani Elijah bano bataka baca muri Bugesera bano ba top scorers burya harimo akabako ka Gakwaya Leonard urumva abasunikira imipira ashaka gukina 8 yanakina nka nimero 10 nko muri iyi minsi bwo yaramaze iminsi akina nimero 10 kubera ko Bugesera akinishaga Kaneza inyuma na Pacifique dukundane akabakina imbere ariko agabura imipira kabisa kandi urumva ikiza muri zo assist harimo n'ibyo yatangaga bagatsinda reyo bakayivutura bikomeye cyane urumva niho yagombaga kumubenguka cyane Gakwaya rero ari kugira amanota menshi gusinya muri Rayon Sport kubera ko Jordan Dimbumba we aracyafite amasezerano urumva Jordan Dimbumba yarakomeye Dimbumba Dimbumba niyo mpamvu Dimbumba umutoza aravuga kuvuga ati profile y'uno musore Gakwaya ni profile ishobora kugenda ikaza gufitingana n'uwitwa Aimable bari gukina ari diwe ya babiri Aimable wo muri Mukura nuvuga ngo afame rotfi mu mibare ye mu bantu agomba ku abantu ufite mu kuzamukana muri Mukura Aimable ntarindwa avuga ati mu kubari do defensive muruva nakubwiye ngo iyo ukina ino systeme cyane cyane aba defenseur batatu ugira ikintu cyitwa mu holding midfielder cyangwa se wo twita nimero 6 utajarajara kandi ukinira ku makonsigne utagira ibyitwa indiscipline tactique nuvuga ngo guhagarara nabi nakubwiye ngo baro niba iri bumoso hafi n'umurongo ugabanya mikibwamo kabiri wo Aimable ugomba kubura hangasha niba iri hagati mu ruziga rw'ikibuga hagati wowe nimero 3 ugomba gukora ibyo nibyo bita iyo ubihagararamo neza ni discipline tactique watanyana kujarajara kwagira discipline tactique so ruvuga ngo rero umutoza akavuga ngo uwo mukinnyi ndibuze kuzana ariko ndakenera wa muri do defensive wa mu nimero ukina 6 utajarajara akanona akababwira ati Rayon Sport twarahuye mu guhura kwayo mu kuyiga kwa mbere nabwiraga uwitwa Samson na Dimbumba akabwira ati mwebwe mugende mukine passe ebyiri hari wa muntu umurode utanga umutekano kuri defense ya Rayon Sport araza kuba yajarajaye rero yamaze kubona ko aho hantu ashaka uwo muntu rido defensive Rayon Sport ntabwo imufite ariyo mpamvu imbaraga nyinshi ziri kuwitwa ntarindwa Aimable akamuperinga witwa Gakwaya urakoze cyane Amavubi update watananiza Axel Amavubi abakinnyi bose bamaze kuhagera abasore bari basigaye bahageze ku munsi w'ejo n'abakina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo Nowe harimo Georgia nawe yamaze kuba ahagera ku munsi w'ejo hanyuma undi muvandimwe wahageze ni Kavita abo bose bakina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birumvikana ubwo umwe yavuye Nowe ni muri Leta Alabama Georgia vuye Rhode Island na Kavita bose bamaze kuza bita Birmingham Legion Birmingham muri Leta Virginia abo bose rero bakaba bamaze kuba bahagera hanyuma Amavubi barakora imyitozo uyu munsi ni Mugisha Boneri na Boneri yego arangije match hanyuma Amavubi azahaguruka IRG ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 5 yerekeze Constantine mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Algeria bazagenda n'indege birumvikana ni kure cyane kuko na hano hari ibirometero hafi 400 baza bambwira ko igiye n'imodoka ukoresha hafi amasaha agera mu 8 ariko bazagenda n'indege ni hagati y'minota 45 n'isaha bira bihugo bari binini ubwo rero bazahaguruka ejo IRG berekeza i Constantine gutegura match yo ku munsi wo kuwa 4 ku itariki 5 Nuko twareshyaga mu rubuga rw'imikino mwakoze cyane mwese tubashimire ngushimiye cyane Irene asante sana Ruvanga shimiye cyane Rugangura Axel asante sana shimiye cyane Iberi ndetse na Mugaragu wakoze Ruvanga umunsi mwiza nisingizwa Jean Baptiste agarutse muri studio kutugezaho amakuru agezweho kuri iyi saha y'isa 5 mukomeze mugire umunsi mwiza twe turasubira mu masaha ya saa 6 n'ubundi makuru ya Radio Rwanda ciao bye bye cyambere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvira utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda numva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda urumva radio bikumariye